Dr Inshuti yakomeje kwandika agira ati moto yagendaga yihuta ariko nkabona ntabwo iri kuva hiri. Nari nuzuye ubwoba bwinshi mfite kwiheba ku maso yanjye, amakosa yose ndi kuyashyira kuri Twagira wamuhagaye inzego z'umutekano. Urugendo ntirwari rurerure gusa nabonaga natinze, navuye kuri moto nihuta cyane, sinibutse no kwishyura umumotari ndetse na kasike ye nayo narayitwaye. Motari yavugije amahoni menshi amagarika, anyibutsa ko ntamwishyuye ndetse ko natwaye igikoresho cye. Nagarutse inyuma muha ibyo mugomba byose. Buri gihe uko nabaga ndi kure mu bitekerezo sinibukaga kugaruza amafaranga ku muntu wantwaye. Nateye intambwe nsatira ibiro bya polisi, buri gice cy'umubiri wanjye cyari kiri kuribwa. Ubwoba no kwiheba ari byo biri kugaragara ku maso yanjye. Afande w'amahoro ambonye aramwenyura aransanganira agiye kunsuhuza, sinamwemereye, namuciye mu ijambo n'igihunga cyinshi nti Isheja ari he? Afande w'amahoro aratungurwa arambaza ati Isheja ninde? Nagaruye ubwenge gake nibaza ikinzanye aho ndakibura. Uw'amahoro abona ko nataye umutwe arambwira ngo nkurikira. Afande w'amahoro yateye intambwe ajya imbere, nanjye ndamukurikira, anyicaza mu cyumba amazi yo mu gacupa ngo nywe. Afande w'amahoro yarasohotse ambwira ko arahita agaruka. Nitegereje amazi yo kunywa birananira, umutima ntiwari ukiri mu gituza, numvishe ibirenge biza bisatira umuryango, nuzura ubwoba, amaso nyahanga umuryango, nibaza icyo ndi bukore ninsanga Isheja yambaye amapingu. Nabize icyuya umubiri wose, ingingo z'umubiri wanjye zari ziri gutitira, agacupa karancika karagwa. Nari ndi kwibaza inzira byaba byanyuzemo ngo Isheja bamufate. Umunaniro waramfashe. Uwo munsi nasobanukiwe uburyo urukundo ruvuna. Iyo amarangamutima yahungabanye nta rugingo na rumwe rw'umubiri ruba rukora neza. Isheja yari amaze kunsaza, kandi ibisazi nari mfite byari biruta ibye mu gihe nari umuganga w'abafite ubumuga bwo mu mutwe. Afande w'amahoro yakoze ku rugi, nitegereza urugi cyane ndeba ndi guhumbya kubera ubwoba bwinshi nari ndi kumva ntashaka kureba ngo ntabona Isheja ari mu gahinda. Gusa amatsiko nayo akanganza. Isheja yinjiye yambaye amapingu, afande w'amahoro amuri inyuma we yari ari kumwenyura kuko yari yakoze akazi ke neza nk'uko yabitojwe. Yari ari gukora ibikorwa bimwongerera imidari ndetse n'inyenyeri ku myambaro ye. Isheja yari afite agahinda kenshi cyane ku maso ye, nanjye nzenga amarira mu maso ari gukebaguza yibaza ahari. Afande wa Mariya yaranyitegereje abona sinishimye na gato, n'amatsiko menshi ambaza impamvu nishimye kandi mu maso yanjye hicaye umuntu wangiriye nabi. Nari ndi kure mu bitekerezo nibaza uko byagenze ngo bafate Isheja bamushyire mu gihome biri kunyobera. Afande w'amahoro yarongeye ambaza impamvu nishimye agira ati Nshuti ko ufite agahinda ubaye iki? Narahindukiye ndamureba ndamwinginga nti rekura Isheja atahe. Afande w'amahoro yaranyitegereje aramwenyura, nyita umusazi, arakomeza ati kubera iki twarekura umugizi wa nabi? Agomba kutubwira abo bafatanyije. Mu gihe ngiye kugira icyo mvuga, Isheja yanciye mu ijambo n'ijwi ryuzuye ikiniga abaza ati naje gukora iki hano? Afande w'amahoro yahise amukabukira n'umujinya mukanga cyane ati ese nta rindi jambo ushoboye kuvuga? Reka kwigira umusazi. Narebye afande w'amahoro ndamwinginga nti mfashe Isheja umurekure. Afande w'amahoro aramurekura. Afande w'amahoro yandebye azunguza umutwe arambaza ati ese ninde wakubwiye ko yitwa Isheja ko twe yaduhakaniye ko nta zina agira? Izina rye waribwiwe n'iki? Iperereza rishingiye ku bisobanuro uri gutanga. Afande w'amahoro nawe yari akeneye ubusobanuro, niyo nkingi ikomeye y'akazi ke. Afande w'amahoro ntiyigeze ankuraho ijisho, yarakomeje ati ese muraziranye? Narahindukiye ndeba Isheja wuzuye ubwoba bwinshi, utazi ikintu na kimwe ku byari byabaye. Ngiye kumwemerera ko tuziranye, Isheja yanciye mu ijambo arambaza ati urinde? Naguye mu kantu na afande agwa mu kantu. Arahindukira arandeba ati Nshuti wowe n'uyu mukobwa muri mu biki?
nikije imitima numva nabwira Isheja amagambo menshi cyane mwibitse uwo ndiwe. Afande w'amahoro yaratwitegereje twembi nuko ambaza ukuntu nahura n'umuntu wanyangirije inzu akanyiba miliyoni 2 nkamureba gusa singira icyo nkora ahubwo nkaba ndi kumusabira imbabazi. Nari ndi gushaka igisubizo Isheja ari kwitegereza amapingu yambaye nuko arabaza ati nakoze iki ko mwangiza imfungwa? Afande w'amahoro yagize umujinya mu kubita urushyi rw'itama mutunganya cyane ati wishaka kutugira injiji. Mukanya amaze kugusobanurira ibyaha byose wakoze none utangiye kwibaraguzwa ngo wakoze iki? Nitegereje Afande numva namusimbukira nkamwishyura urwo rushya kubise Isheja nubwo yarukubise ku itama ry'Isheja ingano y'uburibwe bwe nabyumvishe ku mubiri wanjye. Ibitonyanga by'amarira byatangiye gushoka ku matama y'Isheja twahuza nkumva nshaka kumuhanagura nkamuhoza nkamwihanganisha mubwira ko atari wenyine. Nari ndi kwibaza niba ibisazi byaba byarekuye Isheja akaba ari muzima, ariko nakwibuka ko kwibagirwa izina rye bitari bisanzwe nkumva ngize ubwoba bwinshi. Afande yarandebye arambaza ati kutambwiye niba uyu muntu umuziranye. Nikije imitima nemera nkoresheje umutwe mvuga nti yego ndamuzi. Afande w'amahoro yegereye akabati akuramo impapuro zishyira imbere yanjye arambwira ati ibimenyetso bya DNA nakoresheje bigaragaza ko ari we wakwibye. Nari nagusezeraniye ko ikirego cyawe ndakigukurikiranira kandi neza, gusa ndi kubona uri kuntenguha birasa nkaho hari ukuri utigeze utubwira. Afande w'amahoro yaravugishije ukuri byari biri mu mutima byari bihabanye n'ibiri ku maso yanjye. Nasabye Afande w'amahoro umwanya nkabanza nkaganira n'Isheja. Yabanje kwiyumvira aremera duha umwanya dusiga turi babiri. Imitima yacu yari yuzuye amaganya itabasha gusobanura amagambo. Isheja yaranyitegereje amaso ari gutemba amarira. Nuko nkura agatambaro mu mufuka ndamwegera ndamuhanagura. Isheja yitegereje ukuntu ndi kumugirira neza n'ikiniga cyinshi cyane arambaza ati ese ibyo bari kuvuga nibyo? Nakwibye miliyoni 2 n'inzu yawe ndayangiza? Namwitegereje mu maso ndamuhanagura ndamusubiza nti bari kukubeshyera. Yitegereje amapinga arambaza ati none kubera iki ndi hano? Amakosa nakoreye mu kinyoma cyanjye nibyo byari biri kumukurikirana. Nari ndi kumva niyenze gusa sinza ndi mahitamo nari mfite igihe nabazwaga n'abapolisi. Ibyo nakoze cyangwa navuze byose kwari ukurinda umukobwa nkunda Isheja. Naramwegereye ndamwinginga musaba guceceka musezeranye kuko byamera kose ndabijyamo bikagenda neza. Isheja yarandebye arambaza ati none se urinde ko ntakuzi? Nikije imitima numva ndababaye ariko nari maze kumenyera ko umukobwa nkunda nawe akankunda atanzi na gato kandi nge muzi cyane. Nabuze icyo nkora amagambo ashira ivuga ndamuhobera ndamukomeza cyane nuko urutugu ruhinduka icumbi ry'amarira ye. Buri uko nahoberaga Isheja numvaga ntamurekura. Umwanya nk'uwo nabaga ndi guhobera ibyishimo byanjye. Ibiganza byanjye byabaga biri gukora ku mubiri byishimira. Isheja we yabaga atuje yibaza ibiri kuba nta gisubizo bifitiye. Mu gihe nari muhobereye Afande w'amahoro yarinjiye atungurwa no gusanga nahobereye Isheja. Yumva biramurenze nashatse kwijijisha biranga nkomeza kwihagarara Isheja murekura nitonze buhoro buhoro. Afande w'amahoro yarandebye azunguza umutwe mwitegereje mu maso ye mbona amasiko ni menshi. Namugombaga ubusobanuro. Afande yafashe Isheja aramujyana. Isheja agenda ahindukira afite imizige mu maso ye. Ari nako yibaza uwo ndiwe ndetse n'indore ye yari iri kunshimira ari nakanakambira ngo muvana aho ngaho. Nasigaye ndi mu gihirahiro nibaza ukuntu ndabigenza nkatahana umutima wanjye wari ufungiye muri icyo gihome bikanyobera. Nyiri mu rusobe rw'urujijo Afande w'amahoro yaragarutse nyicara imbere aranyitegereza ati ngaho gira icyo umbwira. Yarakeneye ubusobanuro bw'ibiri kuba akeneye no kumenya ibiri mu mutima wanjye gusa amahitamo ntayo nari mfite uretse kuvugisha ukuri nkareba niba ibibazo nashizemo Isheja ndabimukuramo. Afande yarategereje kumva amagambo yanjye nkamubwira ko ari murori.
Nari ndi gushaka ijambo rya mbere ndi bukoreshe ntangira iyo nkuru. Afande nawe atari kunkuraho amaso. Iby'uko twize ku kigo kimwe ari inshuti yanjye ntabwo byari bigifite agaciro. Yari yarakaye, yari amaze kuvumbura ko nababeshye igihe nababwiraga ibyo kwibwa miliyoni 2. Nikije imitima nuko ndatangira nti, ese uracyanyizera? Nari ndi kumwibutsa ko kera tukiri ku ishuri nari inshuti ye yamubikiraga amabanga yose yabaga ari hagati ye n'abasore bamukundaga, ndetse ntibagiwe n'abagabo bo hanze y'ikigo babaga bamushaka. Amateka yanjye na Afande w'amahoro ntabwo yari mato kuko twabanye imyaka 3 turi inshuti cyane. Rimwe na rimwe abahungu babaga banshinja ko nkundana nawe kuko yanyisanzuragaho cyane. Kugira inshuti nziza muri ubu buzima ni impano. Isano ry'ubushuti ni ikiraro gihindura ubuzima bwacu amahitamo menshi dukora. Abo twita inshuti zacu baba ari nk'inyenyeri zituyobora muri urwo rugendo. Inshuti mbi zigora mu buzima bwawe mu gihe inshuti nziza zisobanura ubuzima bwawe. Mu bihe byose by'ubu buzima inshuti ziba zihari. Muri buri kigero ntiwabura inshuti. Abanyarwanda babiciyemo umugani bagira bati, nta murozi wabuze umukarabya. Afande w'amahoro yari ari kwibuka byinshi mu bihe twanyuranyemo, aransubiza nti, ntuma impamvu yo kukwizera ndakwizera. Nitse imitima ndamubwira nti, umbabarire kuba narababeshye ejo hashize, gusa nta yandi mahitamo nari mfite bitewe n'ibihe nari ndimo. Afande w'amahoro yari ateze amatwi ndetse ari gusesengura buri jambo ryose ndi kuvuga. Ndakomeza nti, ibi bimenyetso biravuga ukuri, uriya mukobwa niwe wari waje iwanjye akora ibyo mwabonye byose. Ntacyo yibye ndetse n'ibyo yangije ntiyabikoze kubwo ahubwo afite uburwayi bwo mu mutwe. Afande w'amahoro yarandebye azunguza umutwe atabyumva, nuko nkura ikarita y'akazi mu mufuka wanjye ndayimwereka ndamubwira nti, namujyanye iwanjye nshaka kumujyana kwa muganga. Kubera uburangare bwanjye akora ibyo mwabonye, ariko si umugizi wa nabi nk'uko wakomeje kubivuga. Afande w'amahoro yarandebye aratuza arambaza ati, ariko uramukunda? Ntabwo nabihakanye cyangwa ngo mbyemere. Nikije imitima ndamusubiza nti, sinzi. Afande w'amahoro yamwenyuye buke, amaso yuzura impuhwe, ambwira ko agomba guhagarika ikirego nari natanze, ibindi akabimfasha Isheja agafungurwa. Naramushimiye cyane, ambwira ko ibiri mu bushobozi bwe byose arabimfasha ndetse akandinda amategeko yankurikirana nzira kubeshya abapolisi. Nakoze ibisabwa byose Afande w'amahoro amfasha mu bushobozi bw'ibintu bigenda neza, gusa ambwira ko bitakunda ko uwo munsi amufungura, ahubwo ko nzamubona hejo. Nahisemo kwicara mu kazi abantu bategererezamo. Amaso nyahanga umuryango Isheja afungiyemo buri muntu wese nabonaga mu rugi rwabo, nikangaga ko ari we. Umugoroba wansanze aho ngaho Afande w'amahoro atungurwa no kuhambona, amaze impamvu natashye. Mubwira ko bitakunda kuko ntataha nari kumwe n'Isheja. Burya umurwazana ahabataniye n'umurwayi bose bahora mu bitaro. Imfungwa n'uyirinda baba bafitanye isano kuko bahora bacungana. Umujura n'umurinzi ni nk'abavandimwe kuko bose barara ijoro badasinziriye. Impinja n'abazirera aba ari bamwe kuko bose bavuga urukonjo. Umwanditsi n'umusomyi ni nk'impanga, bombi babaho bitaruye abandi bashaka umutuzo. Umutima ukunda n'umutima ukundwa byombi ni inshuti z'umuhangayiko. Uko roho y'Isheja yari iri mu gihome niko n'iyanjye yari iri mu gihome. Nta kintu na kimwe nari ndi kwibuka ko cyanjyohera cyangwa ngo kinshimishe mu gihe Isheja atishimye. Afande w'amahoro yaranyegereye atuje ati, genda uzanire uriya mukobwa ibyo kurya ndabizi arashonje. Sinari nigeze mbitekerezaho kuko nari nataye umutwe. Guhangayika byari byuzuye ubwonko bwanjye. Nagiye nihuta ngura amata ndetse n'amandazi ndazana mbihereza Afande. Nawe abishyira Isheja. Isheja yabyakiriye mureba, ndavuga nti, narya njyewe ndi buhage. Ubuzima bwanjye sinari mbwitayeho na gato. Nari mpangayikishijwe n'Isheja umukobwa nakunze.
wari uri mu gihome azira ibinyoma byanjye. Umutima umwe wanciraga urubanza undi ukampumuriza umbwira ko amahitamo yonyine nari mfite yari ayo kubeshya, nubwo icyo kinyoma cyanjye cyagejeje urukundo rwanjye mu gihome. Amasaha y'akazi yararangiye, Afande Uwamahoro aransezera, musaba ko yamfasha nkaguma aho ngaho nijoro bagenzi be bataza bakanyirukana. Afande Uwamahoro yaramfashije yitwaza ko ndi muganga ntegereje umurwayi ngomba kuba hafi. Nashimiye Afande Uwamahoro, nuko ndamureka arataha, nanjye nsigara nicaye aho. Ubukonje bwambereye uburiri, niyorosa imbeho, nisegura urukundo rudahari, ariko ndihangana. Nari mbizi neza ko Isheja nta wundi muntu ufite wo kumwitaho uretse njyewe. Ijoro ribi ritinda gucya, amasaha yaryo ntabwo aba amara iminota 60. Igitaramo cy'injereri kiba kiri mu matwi yawe, byahura n'agahinda kuzuye ibitotsi bikaba inkumburwa, ugafatanya n'injereri ukazicurangira umudiho wo kwitsa imitima. N'uburibwe bw'ibitotsi bukubera ikinya kubera inyenyeri zisanzuye mu kirere cyazo, ukibuka ko Nyagasani yibera hejuru y'ukwezi n'inyenyeri n'izuba. Umutima ugasanga Umuremyi, ukamubaza ibibazo bigoye, umutima wawe ugatongana nawe, ariko Umuremyi akakwihorera. mu ijoro nk'iryo nibwo wibuka ko ufite ibisekuru bifite amazina yabyo. Ntabwo bisiga nabyo urabitakambira ngo bikurebere iyo utabona byiginge ibisanzure na nyirabyo, nawe uhirwe nk'abandi. Abakire n'abakene bose bahurira ku kwifuza, nubwo ibyo baba bifuza bitandukanye, gusa bose ntibanyurwa. Naryamye ku ntebe zawo hanze, injereri zatangiye zimena amatwi, ndazimenyera, amajwi yazo ahinduka meza mperekeza ijoro ryose. Imbeho nayo narayimenyereye, ihinduka ubushyuhe, ibitotsi biransanga birantwara. Njye wari uzi ko buracya ndeba, sinamenye uko bwakeye. Nakanguwe n'agaseko k'Isheja, nkanguka nitonze ndi kumureba, nuzuye amaseko menshi cyane. Isheja yari afashe telefone yanjye iri gusonera mu biganza bye, akayireba akisekera, ndetse akagashyira ku gutwi akumva soneri ya telefone. Nateze ikiganza ndi kubimusaba, akandeba agaseka. Uburwayi bwe bwari bwongeye kugaruka mu sura nshya yo guseka. Nakomeje gutega ikiganza ari nako mureba mu maso. Sinari nzi amagambo navuga ngo ayumve, kuko ibintu byose yari ari kubiseka. Yararambiwe telefone ayitereka hasi, nuko ndayifata mpamagara Uwase kuko niwe wari wambuze cyane. Uwase yitabye afite agahinda kenshi mu ijwi no mu guhumeka kwe, yumvishe ijwi ryanjye araturika ararira. Namubaza icyo yabaye ntansubiza, agakomeza kurira. Namubajije niba ari njye wamuteye agahinda, nabwo ntiyansubiza, nuko ndiyoroshya mwaka imbabazi ndamukupa. Nitegereje Isheja uri kwisekera, musaba ko agomba kuntegereza, nkabanza kujya kureba Afande Uwamahoro nkamushimira ndetse nkamusezeraho. Nahindukiye nihuta nerekeza mu biro bya Afande Uwamahoro, nsanga ntabwo arimo. Mbajije bambwira ko ataraza mu kazi, ko uwo munsi afite ikiruhuko. Nuko ndasohoka ndebye aho nasize Isheja, ndamushakisha ndamubura. Mbajije abapolisi bari bari aho, banyereka akayira yanyuzemo agenda. Nagiye nkibaguza ndi gushakisha Isheja, nitegereza imihanda yose ndeba baza n'abagenda. Isheja ndamubura. Nataye umutwe nanjye mpinduka umusazi muri uwo muhanda. Nagiye umuhanda wose ndi guhamagara izina rimwe, gusa abantu bakanyitegereza, ariko simbiteho kuko urukundo nirwo rwari runyubuye. Nari ndi gushakisha umutima watakaye, nako nanjye ndi gutakara. Nazengurutse umuhanda ngeraho ndananirwa, nisanga mu duce ntazi kuko sinakundaga gutembera cyane. Nahamagaye Twagira mubwira ko nayobye, araseka yibaza ibyo nari nagiyemo ku buryo nayobye. Mubeshya ko nari nabyukiye mu gasiporo ngo nanure imitsi ndetse n'umubiri wanjye muri rusange. Twagira yambwiye ko ngomba gutega moto nkayibwira aho igomba kungeza, ubundi akandangira neza iwanjye. Nuko nabigenje, nateze moto ingeza aho ingeza. Mpageze mpita mbona inzira igana iwanjye, nandikira Twagira ubutumwa mushimira ko yanyoboye neza. Twagira nsubije ubutumwa mwandikiye, anyibutsa ko nsigaje iminsi 2 nkagaruka mu kazi, ndetse anyibutsa no kunywa imiti neza.
twagira ari inshuti nziza twasangiraga ubuzima mu buryo bwacu. Numvishe ncitse intege, nari ndi kumva nkikeneye umwanya wo kuba hafi y'Isheja. Yasara nkasara, nawe yakira nkakira, nawe nkamwitaho nk'umurwayi wihariye, ariko n'abandi barwayi nabo bari banyeneye. Niha intego y'uko ninsubira mu kazi Isheja ngomba kumujyana nkamushyira hafi y'abandi barwayi ndetse hafi yanjye. Ninjye wagombaga kuba umurwaza we ndetse nkaba umuganga. Sinari kuba ibyo gusa, nari kuba umurinzi w'umutima we, nkawuzuza urukundo nari mfite muri njye. Gusa sinari nizeye ko Isheja wazankunda, nkamenya ko ankunda nk'uko yabyanditse mu rupapuro yari yanyandikiye. Ibitekerezo byari biri kuzonga umutima wanjye, nkumva mfite agahinda n'umubabaro gusa nkijijisha. Ishavu ryari ryambereye umushyitsi wanze gutaha, ryari ryashimuse umutima wanjye nta rugamba rubayeho. Isheja wari kumpa ibyishimo nawe ntabyo yari afite, kandi ntawe arahurira umuntu umuriro atacanye. Nateye intambwe buke buke, ari nako ngenda nkebaguza Isheja ndamubura. Ndi mu nzira zijya mu rugo nakiriye ubutumwa bwanteye ubwoba, mpinduye icyerekezo nihuta njya gutabara.